icyo yakoragaho cyose cyahitaga kiva amaraso. Uko yatemberaga ku igare, asubiza amaso inyuma, abona amapine agenda asiga amaraso mu nzira. Ageze mu rugo, afata itasi y'ikawa. Uko yayinywaga, ni nuko amaraso yatembaga ku munwa. Telefone irahamagara, ayifashe abona amaraso atemba mu biganza. Humura yari mu ndoto mbi, abyutswa n'iryo hamagara rya telefone. Yaje kwinanura kuri terasi, afata akanya yitegereza imbuto zari zitangiye kumera mu macupa yari ateretse aho ngaho. Uko yari anejejwe n'icyo gikorwa gihambaye mu buzima, gisa nk'icyerekana ko ubuzima n'urupfu bifitanye isano ikomeye, yahise yibuka Kizito Mihigo. Ati, urupfu nicyo kibi kirutse ibindi. Urupfu nicyo kibi kirutse ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kirutse ibindi. Akirangiza kwinanura, Muhoza aramuhamagara. Bityo bakomereza ku isomo umubyeyi Francis Cress yadusigiye. Ati, bene data, muri iyi ntambara turimo, benshi muri twebwe bakaba ntacyo bayiziho. Icyo nabasaba ni ukuyumva neza, mukabera urumuri abavandimwe. Tureke umwiryane muri twebwe, amacakubiri, guhohotera abavandimwe. Tubibonemo nk'uko umuntu yibona mu ndorerwamo. Tureke kwisuzugura atari byo. Uko kwisuzugura bikadutesha agaciro, tukanagatesha cyane cyane abana bacu. Buri wese yiyumvemo ububasha bwo guharanira ubutabera n'impinduka nziza mu buzima bw'imiryango yacu. Umubyeyi Barafinda Sekikubo Fred ati, politiki yanjye intogotera mu rutirigongo, narayivukanye. Bityo rero ntago ishobora kumvamo uretse uyihingaguye mu rutirigongo. Umufaransa Gabriel Bilcock mu isomo rya filozofi ashimangira iyo myumvire ati, akivuka umuntu ni politiki. Iyi politiki ikaba ari igikorwa n'ibikorwa buri muntu wese akora aharanira imibereho myiza. Gabriel Bilcock akomeza ati, gutakaza iyo myumvire bigira ingaruka mu guteza akajagari abona mu Bufaransa. Umufilozofe Alain Badiou ati, inkomoko y'akaga dufite ituruka kure. Ako kajagari
kazakomeza gushyirwaho cyane cyane mu bihugu byitwa ko biri mu nzira y'amajyambere. Mbese ni iki kigize ayo majyambere? Urugendo rwagejeje Humura na Muhoza hafi y'u Rwanda rwabateye amatsiko menshi yo kurukomereza mu gihugu kavukire. U Rwanda ruzwi nk'igihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cyagize amakuba atuma imitima y'abana bacyo itemba amarira n'amaraso atabarika, bagatatana hirya no hino ku isi. Muri urwo rugendo rukomeje, muhawe ikaze mu guharanira ubumuntu. Iyo mfite ibyishimo inshuti yanjye ikababara, umunezero wanjye uhita uyoyoka. Kuko kunezerwa si iby'umwe gusa, umunezero mwiza nusangiwe na bose. Iyo mfite ibyishimo inshuti yanjye ikababara, umunezero wanjye uhita uyoyoka. Kuko kunezerwa si iby'umwe gusa, umunezero mwiza nusangiwe na bose. Ubuzima bwiza burimo ibyishimo, ugahora ukeye mbere n'inyuma, ukavugwa neza aho kuvugwa nabi, haba muri rubanda cyangwa mu babyeyi. Iyo mfite umutima ukunda kandi ukanakundwa, mu gihe cy'umubabaro urahoza kandi ugahozwa. Ibyiza n'ibibi ubisangira n'inshuti, kuko ugahora ukeye imbere n'inyuma. Iyo ufite umutima ukunda kandi ukanakundwa, mu gihe cy'umubabaro urahoza kandi ugahozwa. Ibyiza n'ibibi ubisangira n'inshuti,